Ni ibibazo byagwiriye abantu batuye ahangaha muri iyi ntara y'Iburengera bwaryo, aho abanyeshuri barindwi bose bakubiswe n'inkuba, abantu benshi ibi ngibi bikabayobera. Byatangiye ubwo rero imvura yatangiraga kugwa ahangaha kuri iki kigo cy'amashuri, ngiye kugenda nkubwira ugasobanukirwa neza uburyo ahangaha byagenze, dore ko ari urwunge rw'amashuri cyangwa se GS rwa Gahisi. Aha ni muri uyu murenge wa Rangiro muri aka karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengera bwaryo, aho abanyeshuri barindwi bakubiswe n'inkuba, dore ko iyi nkuba byatangiye inakubita mu busitani bwegereye iri shuri, bikagaragara ko hacukutse cyane. Ibi ngibi bikaba byaje rero byibasira amwe mu mashuri ari muri iki kigo, nko mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye no mu mwaka wa gatatu. Byose nyemeranye mbikugezaho, turagerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza uko byagenze, usobanukirwa bahasize ubuzima n'abakomerekeye ahangaha bitewe n'iyi nkuba yakubise. Nawe ubwawe ugenda ubasha kumenya uburyo wakwitwararika muri ibi bihe by'imvura, cyane ko Meteo Rwanda yanatangaje ko muri uku kwezi kwa kabiri hari imvura nyinshi. Ubwo reka nongere nkubwire ko YouTube channel yanyu nayo yacu kiri yayindi n'Isubiza TV, hano mukora amakuru aba yizewe kandi abagezweho n'ikimenyimenyi. Iyi nkuru ndi kukugezaho wayisoma ku kinyamakuru cyane kiranga mu Rwanda cyitwa Imvaho Nshya. Reka nizere ko rero ubwo n'abandi bakigera ahangaha aribwo bwa mbere bahise bamenya icyo gukora. Reka tubasabe gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone bitewe n'uko babyita, ubundi ibaze no gufungura kariya kantu k'inzogera. Iyo niyo nkunga ya mbere baraba badutaye, kandi kubana natwe n'umugisha ukomeye. Dukomeje n'iyi nkuru, aho rero iyi nkuba yakubise aha byatangiye kubita mu busitani bwo muri uru rwunge rw'amashuri, ubwo ni GS, navuga ko ari GS Gahezi muri uyu murenge wa Rangiro muri aka karere ka Nyamasheke, aho abanyeshuri barindwi baje kugira ikibazo gikomeye, ndetse bamwe muri bo bajyanwa kwa muganga bameze nabi. Iyi nkuba yakubise mu mvura yaguye hari tariki 12 Gashyantare, ubwo n'ejo bundi kuwa kane 2026. Amakuru akomeza avuga ko iyi nkuba yakubise imbere y'amashuri yo muri aka karere cyangwa se kuri uru rwunge rw'amashuri rwa Kahisi. Ahangaha nakubwira ko iyi nkuba yibasiye umwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye n'uwa gatanu, ndetse nk'uko bagiye batubwira ko nabo mu mwaka wa gatatu nabo bagiye bagira ikibazo, cyane ko muri abanyeshuri bakubiswe n'iyi nkuba hari harimo abarwara umutima. Umuyobozi mukuru wa GS Gahizi yitwa Rumpumuriza Natanayeli, uyu yakomeje avuga ko iyi mvura yaguye ahagana saa 7 z'amanywa ikageza nimugoroba. Igitangira rero kugwa ngo nibwo yibasiye ahangaha, aho yagiye ikubita. Ubwo ni inkuba zatangiraga kwisurana ahangaha, aho yakubise mu busitani bw'imbere y'ishuri ry'umwaka uyu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye, inahacukura ku buryo bukomeye. Bane bari muri iryo shuri bigaga ahangaha biza kurangira bamerewe nabi, abarimo 3 nabo biza kurangira bahakomereke ku buryo bukomeye. Ibi kandi bikaba byarabaye ubwo abo mu mwaka w'amashuri wa gatanu ndetse n'abiga mu mwaka wa gatatu bose baje kugira ikibazo gikomeye cyane, kubera ko hari harimo abarwara umutima. Uyu muyobozi w'iki kigo cy'amashuri Ruhumuriza akaba yakomeza agira ati, twahise twiyambaza ikigo nderabuzima cya Rangiro kitwoherereza umuganga uza kudufasha, aho yaje no kuba yahagera. Abana 2 bari bamerewe nabi cyane, twashatse uburyo twideburiya tubageza kwa muganga kuko bari bameze nabi cyane. Gusa baranahageze basanga n'ubundi n'abandi 2 nabo bari bafite ikibazo cy'umutima bakenewe koherezwa muri ibi bitaro. Nibwo rero nabo bahise boherezwayo. 2 bari barimo uwo aho wari usanganywe ibibazo by'umutima, bahise nabo boherezwa muri ibyo bitaro bya Kibogora. Ubwo murumva ko hari aboherejwe ku kigo nderabuzima, hari n'abajyanywe ku bitaro bya Kibogora. Niho n'ubu ngubu
bakirwariye. Akomeza avuga ko kandi abandi batatu bakomeje kwitabwaho aho kuri iri shuri bigera igihe cyo gutaha, cyangwa se yakomeje asobanura ko bazagera igihe cyo gutaha bameze neza. Anavuga ko bakomeje gushishikariza hafi kuba bagenda babwira abandi bantu bose kuba bagenda bafata imirindankuba, kuko ushobora gusanga n'umurindankuba w'ahangaha wenda utari umeze neza. Ubwo murumva ko ibi ngibi rero bikaba byabaye ubwo Meteo Rwanda nayo yatangazaga cyangwa se yasohoraga itangazo ivuga ko muri iyi minsi imvura ishobora kugwa ari nyinshi, by'umwihariko muri uku kwezi kwa kabiri. Yakomeje avuga ko, ubwo ndavuga uyu muyobozi w'iki kigo cy'amashuri, yavuze ko amahirwe bagize ingaruko inkuba yakubise hari umurindankuba, ngo kuko iyo uza kuba utari hari nta muntu n'umwe wari gusigara. Turashima Imana rero ko nta muntu watakarije ubuzima, nubwo abo ngabo nyine bagize ikibazo gikomeye. Ubwo reka twizere ko ubwo bashyikirijwe ibitaro bya Kibogora na kiriya kigo nderabuzima cya Rangiro baraza kumera neza. Ahangaha nakomeza mvuga ati nubwo inkuba zitwibasira gutyo, dufite umurindankuba twahawe na REG ku bufatanye na REB, ndetse dutegereza ko wujuje ubuziranenge. Yakomeje avuga ko batekereza ko wujuje ubuziranenge, kuko ubu ngubu iyi nkuba yari ifite yaba uyu murindankuba udafite imbaraga, iyi nkuba iba yaturimbuye. Aka ni agace rero ngo kakunda kwibasirwa n'inkuba mu bihe by'imvura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rangiro Mutesa, akaba yitwa Mutesa Claude, yavuze ko muri ibi bihe by'imvura nyinshi aka gace k'iyi misozi miremire kibasiwe n'inkuba cyane, aho umwaka ushize yagiye inakubita abaturage bamwe bakajyanwa kwa muganga, abavuga ko hagiye gukazwa ubukangurambaga ku bwirinzi bw'inkuba. Yagize ati rero abantu bose, by'umwihariko hamwe hahurira abantu benshi, turakomeza kubashishikariza gushaka imirindankuba kandi yujuje ubuziranenge. Ubwo reka abangaba reka twizere ko baraza kumera neza. Namwe mu nteze amatwi reka nizere ko musobanukiwe neza uko byagenze. Ku bw'amahirwe turashima Imana ko nta muntu watakarije ubuzima. Reka twizere ko bari barindwi bose baraza kongera gusubira mu kigo cyabo bameze neza. YouTube channel yanyu nayo yacyari yindi ni Subiza TV. Aha niho mukuru amakuru aba yizewe kandi amakuru abagizwe. Turabakunda cyane, dore tubifuriza ibyiza. Dusubire mu kanya kandi muduhe n'ibitekerezo byanyu muri comment. Na wa wundi tugeranye kuri uyu munota atarakora subscribe, nahita afata icyemezo cyo gukora subscribe, kuko niwo mwanzuro, nicyo cyemezo cyiza cy'abantu b'abagabo bakunda uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu ari nayo yacu. Ndabakunda cyane, asante sana.